bakunze ba Credit Motive birashyushye cyane. Urumva niba bigezaho abagore bamaranira ari n'abandi bagabo batari ababo, abo bagabo baba basize abagore babo mu rugo, ndetse n'abagore basize abagabo mu rugo hakiri abakobwa bakiri inkumi batarashyingirwa, hanyuma bakajya ku marwirari n'abo bantu bita abahanuzi. Kuko urumva rero natangiye tubita abahanuzi, ariko noneho ndumva atari abwo abantu n'abajura n'abahanuzi b'ibinyoma. Haleluya. Icyo ngira ngo babwire bene data, nukuri musobanukirwa abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi bukuri. Uretse ko kugeza k'uyu munsi abahanuzi cyatumaga babaho bene data, bwari uburyo kuko Imana itari yagakoze undi muyoboro wa Yesu Kristo. Noneho igahura abantu ikabatumaho abahanuzi. Ariko kugeza k'uyu munota abahanuzi bazabamarira iki? Yesu yaraje. Ni kuvuga ngo nimukurikira abahanuzi, Yesu muzamusiga ku ruhande, kandi noneho umuhanuzi ntazakujyana hehe? Ku Mana. Kuko inzira y'ukuri n'ubugingo, inzira itujyanika tugeza ku Mana ni Yesu. None muri gukurikira ibyapa byitwa iki? Abahanuzi. Muri kuva mu nzira mugahagarara ku byapa, mwarebye inzira mugahagarara mu nzira. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Muve ku byapa muhagarare kuri Yesu, mugende mu nzira. Inzira irabajyanika bagezayo. Kuvuga ngo Yesu niwe abantu bagomba gukurikira, ariko bakeneye abantu bamubagezaho, bakeneye no kugikanyarira honga. Ariko tuzageyo rimwe, ntituzageje tuzabwira bariya abatekinisiye, tuzajyane tugikanyarira, tujye kureba uko abantu bashaka Imana. No, barabeshya. Ntabwo tuzatugiye gushaka Imana, tugiye gushaka Imana, aho tuzatugiye kureba uko bashaka Imana. Tuzageyo. Hanyuma rero bwira rero abantu badukurikiye ikintu bakwiye gukora kugira ngo bajye mu nzira neza. Ikintu bakwiye gukora bakristo, mureke kwishingikiriza ku mafaranga, kuko hari n'abandi badutse aho gufata agakiza Yesu atanga ku buntu. Ufite abagore babiri, umugore wawe w'isezerano wamuciye inyuma, muzanira undi mugore rwihishwa, abantu barirwa bakujujura, nawe urabizi, warangiza ukagenda ahandi aya matora. Ariko namwe bene data, no kuvuga ngo akenshi arakantu twari dusimbutse ibyo bintu by'agakiza kagakorano. Urumva kagakiza kagakorano bifite aho bihuriye nuko ari amafaranga abantu bashaka, bitewe nuko abo bahanuzi n'ubundi bahanura babwira abantu amafaranga, si byose. Hanyuma rero ubwo uyafite we aba yarashubijwe, bivuze ngo ahita agira ijambo hehe cyane aho mu iteraniro muri rya teraniro ryabo. Komeza none. Ukuvuga ngo aho nari ndiho mbivugira, abo bantu aho bahura kubera afite amafaranga, yarangiza umuhanuzi ahitiriwe abahanuzi. Ariko birazwi neza nta muhanuzi urya ibishyimbo. Kuva kera muri Bibiliya abahanuzi baryaga inyama. Tugiye mu ihema ry'ibonaniro, umuntu yazanaga ikimasa bagakuraho ibyo batamba, hanyuma ibisigaye bikajya mu rugo rw'iki naho n'abatambyi. We urabona, ubwo rero ntabwo yahitira kwa kanaka uri bumugaburira ibishyimbo, agomba kujya aho bamugaburira iki inyama. Kuko umuhanuzi nta muhanuzi urya iki, nta muhanuzi urya ibishyimbo. Hari umwe twaganiriye ambwira yuko umuhanuzi arya inyama kandi nyinshi kugira ngo abone umwuka. Ubwo rero ngiye ndumva icyo kibazo ufite kitari ngombwa. Niba umuntu afite amafaranga, kuko amafaranga si byose, ariko abakirisi ibyo baba barimo birukanka mu butayu, baba bagiye gushaka amafaranga. Imana y'amafaranga. None uriya arayafite, ntashaka arongora abagore ijana. Yego. Noneho ariko niyo mpamvu nababwira abakirisitu mukwiye kumenya Imana ya nyayo, mukamenya aho inzira mukwiye kunyuraho. Dore igitangaje, muzi ko abahanuzi baza kubahanurira mwiyirije iminsi 2, bo baza bamaje kurya izo nyama bavugaga, bahaze babyibushye, mwamara gutaha nabwo bakagenda bakarya. Kurya ari Imana bari kubabwira, kuki mutirirwa ngo mubabarane? Yesu nta muntu
ni ukuvuga ngo ni Yesu ubwo yajyaga no kugaburira abantu babaga babanye birirwanya akabateka mbaha ibiryo nawe yabaga ashonje ahubwo akumva biramubabaje cyane. Gusa ariko ikibazo aho kiri bantu b'Imana, amafaranga ntabwo agura agakiza. Hari umugabo bita Simoni yabonye ba Petero bari kuvuga ubutumwa barimo gukiza abantu bakora ibitangaza, araza ati nanjye ndashaka iyo mpano mwakira amafaranga. Petero icyo namukundiye yaravuga ati pfana ayo mafaranga yawe, pfana izo feza zawe. Ikibabaje rero bakirisitu bene data, muzi ko n'aba bayobozi banyu iyo umutunze amafaranga ahita rwose agenda agahita acika intege. Waba ufite abagore bangaye uzi yuko aza akakwegera ibintu byakabyeza. Ariko ntimuzabikore kuko mbabwira ukuri, uriya ni umutego shitani yateze wo kugira ngo mugwemo muzarimbuke, kuko ayo mafaranga nagazaguha agakiza. Ndagira nkubwire ukuri nuko ibintu byose uzakora bidahura no kwakira Yesu ngagutegeke ategeka ubuzima bwawe, ku buryo aba ari we kigero gihambaye gihagije uri bupimireho ubuzima bwawe. Niba ufite abo bagore babiri ubajije Yesu ari bubikwemerere kuko arana aba bagore babiri. Ese niba koko waraye usuzuguye umugabo wawe, urumva ukagenda hari ugatangira guhanura ibyo bintu uri guhanura, ubundi wowe urumva umutima wawe ibyo bintu birimo. Rero ikibazo gihari, umugore arasuzugura umugabo yarangiza akajya hariya ngo akijugunya undi bamwijugunya mu biki. Njye kababwiza ukuri, ibintu murimo mukora bidahura n'ingeso nziza, ibintu murimo muvuga bidahura n'ingeso nziza Kristo ashima, muribeshya ntacyo bizanabagezaho. Ariko reka nizere ko mwe munkurikiye n'uwari ubifite ahindukiye umwanya akaba yakire Kristo akakanya kugira ngo agenge ubuzima bwe. Nudukanze oya si ukubakanga, ndavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko n'Imana ndetse na Yesu ngende n'Imana ibintegeka ibi. Ntabwo ngende kubabwira ibi yanjye, ndagira nkubwire ko ibitisi byanjye ntabwo ari kamere yanjye, iyi ni kamere ya Yesu. Ndagira ngo muhinduke mumenye Yesu.